burya hariya nuko abantu batabizi iyo ufite ifirimbi yawe ukaba ufite kariya kapitambaro kawe hariya hantu uba ufite ububasha bungana n'ubw'umucamanza wicaye mu ntebe ubundi erega hari uhagarara imana y'umukino imana y'umukino yes nuko bitari bumanuke ngifata icyemezo ivuge burya niwe ivugiramo ibyo rero ntekereza yuko ari ibintu buri muntu wese yakabasha arwana uyu mukino dukwiriye kugaruramo ikintu nakwita hygiene bizakunda hari ibishoboka ariko nibitanakunda tuzabikundishwa reka mbwire iki gihugu cy'u Rwanda bisubiyemo niba abanyamadini batera yegere bakabaha umurongo hari ibyo twishyizamo ngo urumva ngo ariko ngo siporo ngo leta se abaturage ni abandi aba bafana ni abandi ibikorwa remezo ni ibyande ntago rero ituze rya rubanda reka nkubwire ntago leta y'u Rwanda ishobora kwemera akajagari ibyo byo bantu tuba muri siporo tubyumve ahubwo niba tunaniwe kwiyobora no kuba amacyuho baraduha umurongo wo kuyoboka ubwo si ukugeza bagatera ngo kugeza si ukugeza batera akajagari kabanza kabigiza Yesu Kristo ugira ngo se wajya kubuza abantu umutekano wabo ngo ntago bikunda kuko buriya iyo uteye amabuye hariya ibyo tubyumve uretse n'abari muri stade buje umutekano n'abari hanze yawe urabona inshuti dusangiye akariya kantu kagaho kariya gato kaba kari mu kibuga abantu babiruka inyuma abagabo bambaye amakabutura bakirukanka inyuma babagabo bafite n'abana mu rugo bari mu makabutura bakirukanka inyuma natwe turi inyuma turi mu kubogeza ndababwiza ukuri niba kadashoboye kuduha ibyishimo kakaduhuza kakaba akantu gatuma abantu baruhuka mu mutwe kagahinduka ibintu byavuta ni kuvute wa mugani ndakubwiza ukuri leta iraza kudushyira muri gahunda nta na rimwe ntekereza yuko hari igishobora gusimbura ituze rya rubanda agapfa kaburiwe kagasimba barakabwira bati wakantu reka gukorora kagakorora umuhigi akamenya aho kari uwo mugani wakomokaga ntabwo nari uragakorora gashobora kabangura amatwi gusa gahora kaba kari mu gukorora gusa kabwira abantu aho kihisha bakajya kugahiga rero njyewe rwose ndababwiza ukuri nimureke basi kandi Rwanda Premier League yari yamaze gusohora press conference ivuga iti nyabuneka mureke ariko se genda mbari guca ibintu hejuru urashaka se ko mbijya munsi gute mbijye mu marase ngo bigende bite mbwira habaye icyabaye kidasanzwe se niki presse gatorika njyewe sindi buvugisha ubu hano ndavuga nk'umunyamakuru sibyo kumvikane ku bintu n'ibiki burya ibijya gupfa birabanza bigaca amarenga birashoboka yuko mu by'ukuri ikipe idashobora gusifurirwa neza asampurusa kuko n'abasifuzi ni abantu ibyo tubyemeranye ndashaka nkwibutse yuko hari imikino myinshi hari ibyo amakipe yose yakabaye yarakoze ibidakorwa iya peri yigeze gutsindirwa i Huye na Rayon Sport iravuga iti baratwibye ubirebye waje kuvuga uti rwose uriya musifuzi uriya munezimeni ubwo niba ko abafana ba peri bari gutera amabuye ntabwo bigeze babikora iya peri yigeze gukina na polisi niba cyari kiye gikombe bavamo barira ayo kwarika bati polisi dukoze mu mufuka ibyo ni umupira nta muntu n'umwe wigeze ufata undi ngo mufunge cyangwa mukubite reka twumvikane ejo bundi kuri match ya polisi na Rayon Sport iheruka igitego kijya muri Rayon Sport mu Rwanda nta vari baho baraserebura ntago polisi yigeze ijya narabyumvise n'abafana benshi bati umusifuzi ni umuntu yibeshye no kuvuga ngo icyo gihe ntago umusifuzi ntago polisi yigeze ivuga ngo reka dushyiraho bariyeri dufate umusifuzi cyangwa bajya abafana baba bari hakurya n'ubwo atari benshi uko biri kose nabo ni abantu bafite amarangamutima reka twumvikane rero umukino ushingiye kuri fairness no kwihangana reka dukomeze abafana bagasogera baramaze uretse gato twakinnye make nyinshi na Rayon Sport itwiba yanaduteguje amusore tuseso muribuka Saidi turi muri radio Saidi yaramutsinzakwiba kandi koko biranakorwa ko tutiyahwise wenda ngiye wagahinda kanje naragapfanye icya kabiri twumvikane ibyaga uribuka igitego Maka Nkubana yatsindiye muri centre bakagihakana rwose umusifuzi arazunguza ati ngewe reka yarariye yagize ati hari uwamuteye amabuye cyetse ko nshimira n'uriya musifuzi nyuma yaho yateye ntabwo arambwira ati umbabarire sinzi byamfashe ibyo ni ukukubeshya reka tubifate gutyo ibi nabyo tubishimire
ariko bagiye baserebura babwira bati si wavuze ngo intsinzi ni nko kugura inyama kuri busheri ngo komeza rero natwe twatsinze ntubitubaze rero ibyabaye hariya mu cyamaje bundi si uburyo twavuyemo ibyo byose urabira na mukuru uko yagiye buriya rero penalty na appreciation y'umusifuzi buriya ntibazandagushuke ahantu hatari vari bashobora no kumuhamagara akabyanga penalty na appreciation ni uburyo abona ikintu ubwo ndabivuga ariko nshingiye ku byo ngewe ndabivuga nk'umuntu uba mu mupira atagira umuntu uvangavanga ibintu icya kabiri rero ariko nkanabivuga ntashima uwagira appreciation imbi iteza ibibazo ntanashyigikiye hamwe akapresiya nabi ahandi akapresiya neza nta n'uwo nshinja ntanashimira imyitwarire igayitse sibyo yo kuva muri mood abantu bagakora ibyo bakora kuriya icyo mvuga rero ngiki tutagiye kujya kure twebwe itangazamakuru ni twebwe turimo kwinsayitinga rubanda ibi narabivuze bamwe baranduka ndanasaba rero abanyamakuru hatazajya umuntu uzongera gufata ibyemezo byanjye akajya kunduka no kunyega nzajya kumurega muri RIB none sinzajya muri RMC nta nikizamutwara sawa nta kibazo reka mvuga ibitekerezo byanjye nk'umusiniya by the way muri itangazamakuru kuko bamwe mwari no muri kaminuza ndikora ndashaka mbabwira ikintu kimwe abanyamakuru tufite uruhare rukomeye mu gutuma ibyabaye hariya biba kugumura abaturage kubera iki numvise campaign yakozwe n'itangazamakuru numva agahinda karanyishe please n'abakora iperereza ibiro byo mugomba kubirebaho kubona itangazamakuru imara icyumweru iminsi runaka bavuga ukuntu ikipe ya Rayon Sport izibwa no kuvuga ngo abaje kureba umupira baje bagene muri ibingi twebwe itangazamakuru twabakizemo dusa nkaho turi mu kubategura kuzakora imvururu ibi ndabivuga twebwe itangazamakuru narabivuze bamwe numva baranduka ariko itangazamakuru twishe umupira ku rwego no kwangiza abafana icya kabiri abanyamakuru nimwumve aho tubera babi sinivanyemo nubivuga bivuge ko navuze ko nanjye ndimo urimo aho tubera babi Rayon Sport ni ikipe nziza twese dukunda kubera umupira w'amaguru kugira ngo ujye imbere kimwe n'uko Marine Musanze Gicumbi n'era amakipe dukunda kugira ngo umupira ukinwe kuko nta kipe ikina yonyine ariko iyo bageze ku ikipe yitwa Rayon Sport na APR aha nabyo biteza ikibazo hahita hinduka ikintu cyo guhanganisha iyo Rayon Sport ifirimbi yagiye ku ruhande rwayo bitari ariko bikajya ku ruhande rwayo nk'ira match ya polisi bari ukwibeshya bahita bavuga bati kwibeshya bibaho ariko abasaza bazi gutegura iyo yibye abantu please iyo yibye abantu abasaza baba bateguye baza umupira iyo bayibye ishyano riba ryacitse umurizo ibi bintu byose uburyo tubishyigikiramo muri debate za buri munsi ubwabyo ese iyo umuntu atinyuka kuri radio akavuga ati hate buriya bari abasaza bazi gutegura ati ikipe nta kuntu yatsindwa kuko ni kanaka wayiteguye no ibi ni ugufata umwanda tukawutagatifuza twarenza tukagaruka ingaruka zibaye tugasakuza ariko twateye ibi bintu let's come back to our senses niba binashoboka please I beg ababishinzwe mugire ikintu mubwira itangazamakuru rya siporo bande ababishinzwe iki gihugu ntago kigomba kugenda mu kaduruvayo n'abantu gufata ibintu abantu bakabishyira uko babishaka tumaze kurenga urugero we are going over the board ingaruka ni ibingibi byo gushora abaturage mu kavuyo nk'aka ngaka ntese babigire bate tugerageze kuba professional mu byo dukora ntago ushobora gukora prediction sibyo ngo utangiye you for si ibintu bibi gusa none warenda ukavuga ngo mwitegure bareyo n'ubundi muzibwa what the hell is that icyabaye hariya muri stade nta n'igitangaza kidasanzwe biratwe twarabibonye iyo uza kubona se izindi match zabaye ariko ntabwo byari gutuma ibintu byose karitinga kuri rwego iyo aba baturage bataje bari overcharged babaye overcharged n'ihande barozwe n'itangazamakuru ryacu n'abashaka views ntabwo ibi bikunda iki ntabwo ari igihugu cyo gukiniramo mon frère ntabwo ibintu bigomba kugenda gutya turimo tureba mu mupira gusa ariko twebwe nk'abatangariza abantu ibintu tubaha ibiki ibintu bimaze kuba bibi none si ikosa ikosa cyangwa ikosa ni iry'abanyamakuru cyane iryanyu banyiri bitangazamakuru
natwe menye turwaye mu mutwe mu mbabare kuri icyo kintu kuko ntago dushobora kubona ibintu bidogera gutya basi twebwe ko ari twe duhabwa ari twebwe bireba natwe dukwiriye gukanguka no gukangurwa no gukorwamo. That one I request. Hari ibintu bimaze kuba too much ku rwego nta wakwihangana ibintu nk'ibi ngibi ntabwo bishoboka. Hari ibintu mubona ku buryo abantu bafata dukora character assassination buri munsi. Murangira bivuze abantu bamwe ngo no kuvogera itangazamakuru ibi ngibi dore ingaruka ngizi this nge 99% ibyabaye mu Bugesera ndabishyira kuri twebwe itangazamakuru kuko ni ibintu twasasiye. Niba dushobora gukora ibintu nk'ibi nge murambabara nshobora no kujya kuvuga ibintu bamwe mukifata mu maso, ariko ibi ngibi turimo gukora twogeza ibibi kuko wenda hari ikipe twumva dukeneye kubonaho views tukabyogeza izindi zahura n'ibibazo zo tangwa yangwa ibyo nukwiriza. Ubuse icyabaye hano kidasanzwe niki? Nothing. Nukubera itangazamakuru ryogeje ibi bintu rikereya polemique rikereya blocks bamwe bigira ibindi. No ibi ntabwo bikwiriye. None se babonye raporo ya komiseri? Raporo ya komiseri se ugira ngo siyo genderwaho mu byemezo? Hari wayihindura ko ari nk'amatorewo y'urubanza? Ariko rero ntabwo nayibonye wayimbwira. Ivuga ko impamvu mvuza mbere ni uko raporo ya komiseri buriya abantu banitonda. Raporo ya komiseri bikomeye cyane. Raporo ya komiseri ivuga ko umusifuzi yitwaye neza cyane, agaragaza ubunyamwuga, ibyemezo yafashe byose yabifashe mu bunyamwuga ndetse kuye no guhabwa indi mikino. Nose urashaka kuyivuguruza? Oya. Nkwereke ko wowe urayivuga iki? Nyine ubu niwe uri kubazwa, ndimo kukubaza. Ntabwo ni kubaza nk'umuntu wo muri ligue, ni umunyamakuru. Tubyumvikane. Uri umunyamakuru. S'il vous plaît. Ndashaka n'abantu bavaneho confusion. Hano nicaye uri umunyamakuru. Ni muri studio za Radio 1. Ngewe nitwa Kakoza Nkuriza Charles, umunyamakuru. Ubu niwe ndi kubaza. Radio 1. Ibyo mvuga byose ndabivuga nk'umunyamakuru ukurikira imikino kandi a concerned citizen. Please. Impamvu mubwira raporo ya komiseri nuko abantu benshi bavuze ko intandaro y'ibintu byabaye hariya ari cyo abantu bise penalty y'imwe Rayon Sport. Mu masegonda 8 penalty yahawe Bugesera. Ariko ngo hari n'utundi dukorwa twari twagiye tubanza harimo ngo n'igitego cya Rayon Sport cyanzwe. Abantu bakavuga ko umusifuzi ari we ntandaro y'icyo kibazo, bityo ko Rayon Sport yererekanye ko umusifuzi ibona itamushaka ko ari bugibe ari iri mu kuri. None ko raporo ya komiseri ivuga ko umusifuzi ari nta makemwa, ubwo umusifuzi niwe ukiri ikibazo. Nje ntago najya kuvuguruza raporo ya komiseri. Icyo ni ikintu cya mbere nk'umunyamakuru. Icyo navuga nabisobanuye mbere mvuga yuko umukino ushobora kutagenda neza nk'uko byifuza kimwe nuko natwe biba. Sibyo? Nitwavuye mu kibuga nta n'uwo twateye amabuye wenda twarashakuje birangiriraho. Ariko nta muntu n'umwe abaye muri ubwo buryo. Icyo tuvuga ngiki rero, kwihangana umukino ugakinwa ubwabyo ni part of fairness, ni fair play. Arbitre kutakora ibyo agomba gukora ubwabyo, ariko nanone ku ruhande rumwe aho ntiwaba umuhaye n'icyuho cyo kugira ngo akwibe uhereye kare wandi kuvuga utazanyiba. Ibyo nibyo umuntu yabyibazaho. Icya kabiri, seriously tutabeshyanye nabyo turirebe ni ku ruhande rumwe. Niba koko abantu bakwibatiye umuntu tumufiteho ikibazo ukabuzi ko imipira igeze hahana amakipe akubana, wowe kumwemerera kujya gusifira iyo make si ukumushora kuko ibyo yakora byose harimo cya mbere ko aba baturage barozwe mbere y'uko umukino uba bumva ko bazibwa. Ese turazasifira imikino? Uretse gato icyo mvuga ni ukuvuga ngo rero iyo bishoboka undi wari we wese bakaba bamutanga nubwo atari nta kipe n'imwe iyo ubwayo yitegekera umusifuzi. Ni nacyo gisubizo babahari bati nta kipe yemerewe kwanga umusifuzi cyangwa gusaba umusifuzi kuva isi yabo. Ibyo rwose niko bimeze. Ariko nanone hari ahantu biba ngombwa
harya ni Real yari yavuze ngo nawe ntabwo izakina yagera ikajyayo iyo ibyanga se bakayitera mpaga ariko urabyibutse. yes uko biri kose ibi ngibi ni ibintu rimwe na rimwe abantu bagomba gushyira mu nyurabwenge bakabikora iki bakaba babikonteyiniga mbere y'uko bibyara ikibazo. Ariko ibyabaye byarabaye yego none ariko nibyo kwamagana. reka ture mu bisubizo bitatu kimwe kiramutse kibaye cyo tuvuge ko bavuze bati umukino usubirwemo wose. Umuntu ufite telefone irimo vibrere na Ivan Miranje niye niyo yabyihaye. tuvuge ko bavuze bati umukino usubirwemo wose cyangwa se bavuze bati uhere ku munota 57 Bugesera ntabwo yabirenganye. Hano hari ikikurikizwa n'iki ntabwo ari amarangamutima, niyo mpamvu habaho amategeko aberaho kuyobora abantu sibyo. Niba koko itegeko rigaragaza ko icyabaye ari cas de force majeure umukino uzasubirwamo sibyo uhereye ku minota wari ugezweho 57. niba ibyabaye atari cas de force majeure bifite ubundi biba interpreted mu mategeko agenga competition mu Rwanda, niba bitanahari hari mu mategeko ya CAF cyangwa FIFA sibyo nabyo bizakurikizwa. Ubwo ikirimo rero ni uguhera kuri raporo y'umusifuzi bakareba icyabaye niba ari cas de force majeure cyangwa se nanone niba ari ibintu byakozwe nabyo bifitwe mu ruhare n'ikipe yabikoze nayo bakayihana. Aha nari ngiye kukubwira ubwo icya gatatu ko nkubwiye bibiri kuba umukino wasubirwamo wose yego kuba wahera ku munota 57 ibyo ni cas de force majeure. Ikindi kureba niba hari uwaterwa forfait muri bombi. Reka mpite noneho nge mvuga we hari abari kuvuga bati Bugesera yananiwe gucunga umutekano w'ikibuga yabihanirwa cyangwa se Rayon Sport ku bwiganze bw'abafana bateje umutekano muke ku kibuga umukino ugahagarara yabihanirwa bivuze forfait. Ese imwe muri izo iramutse iriye forfait nka kwijanisha pourcentage iri hejuru cyane urabona rinde wayihabwa? Wowe urabona rinde? Nge ndabona Rayon Sport. Ubwo nuko bibona wowe urabibona ute rero? Hano byaterwa n'izo no gukora isesengura kuba bishinzwe nkamenya. Okay tuvuge ko ari uko bigenda. Yego Ese Rayon Sport iramutse ihawe mpaga ntiyabirenganye kandi atari we yahagaritse umukino waragaritswe n'umusifuzi ku busabe bwa komiseri? Ubundi umukino bugomba iyo urengeje iminota 15 hari impamvu zituma umukino udakinwa uwo mukino urasubikwa sibyo. Ariko nabwo biterwa n'ibyo komiseri abona, bishobora kwenda ari ikirere kibi sibyo. Ikirere cyo bijya bibaho, ibyo byo hari igihe bibaho, hari niyo minota yarenga bakareba niba bishoboka. Niyo ari n'ikirere kenshi ku munsi ukurikiye bahita basubukura. Ibyo bibaye cas de force majeure bibaye no kuri APR twakinye iminsi 2 ibyo bibaye cas de force majeure sibyo. Hari igihe nabona mu rwego rwo kurinda umutekano ari abakinnyi ari n'abayoboye umukino avuga ati ntago kondisiyo turimo zitwemera kuba twakina. Ntekereza ko aricyo cyemezo yafashe hariya. Ariko icya kabiri hano harimo ntumwirengagize yuko na security officers bagomba gutanga raporo yabo ngenderwaho. Hari ya komiseri ariko ninde wateje imvururu ni bande? Ese abo twabonye bajya gukaruma abafana babo bari Bugesera? Bari Rayon Sport kuko hari president wa Rayon na Gacinya naramubonye n'abandi batandukanye narababonye bagiye gukaruma na mushuti wanjye Patrick. Patrick nawe naramubonye. Ibi bintu rero tureke gushaka na Rayon Sport nabonye yamagana biriya bintu nyishimira kuri icyo cyemezo. Ariko icyo dusaba ubwo kubyamagana si ukwishyira mu kibazo. No ntabwo ari ukwishyira mu kibazo komutera ariko yitandukanije n'ababikoze. Ariko niyo reality ntabwo yari plan y'ubuyobozi bwa Rayon Sport ngo mugende mutera amabuye muteze imvururu. Abo n'abafana bitwaye nabi. Abafana b'ikipe bashaka gutuma ihabwa mpaga bashobora gutuma ikipe ahubwo ikina wikro sibyo. Kuko biri kose nanone ku ruhande rumwe Rayon Sport itewe mpaga yabiziza ubusa kuko ntago yigeze ikora ivugira abafana ngo muze gutera amabuye. Reka maze nshimira abantu babariye bari mu gutukana kuri YouTube channel yacu, mukomeze mutukane nta kibazo, ariko gutukana kwanyu ntago bikemura ikibazo. Iyo no ni discipline. Tugomba kuvuga ibintu uko bimeze, ushimira ibyakozwe n'abafana banyu no matter what. Nta numwe hari yewe n'ubuyobozi bwanyu ntago bwabyishimiye. Nasubiraga ku kintu kimwe mbere uko nsoma ibyasohotse. Simbona Rayon Sport kwitera mpaga byaba ari ukuyihohotera mbazo uti gute. Nta ruhare nk'ubuyobozi bwa Rayon Sport
nk'abakinnyi ba Rayon Sport bagize mu myitwarire y'abafana. Ibyo rwose ndashaka kubyumva. Kugeza n'umunsi by'abafana bakoze ndabishyira kuri navuga propaganda yakozwe n'itangazamakuru. Mvuga rimaze guta umurongo, rimaze guhinduka ico. Ibyo ngibyo bibabaza bimubabaze, but we should reflect ku nshingano zacu nk'itangazamakuru. Ukuvuga ngo abaturage ibi ntaho bitandukaniye ibyabaye. Please dibu nimpamagara nditaba. Ibyabaye imbere y'ino match mu gukereya ibyo bakereye ntaho bitandukaniye na mitingi y'uyu musaza ufungiye Mageragere Kabaya. Harya yitwa nde? Mugesera. Yes. Aho bitandukaniye terike. Ahubwo vuga uburyo umunyamakuru Kantano yakoreshaga mikoro mu guhamagara abantu kwivumbura no gukora ibintu bipfuye. Ibi bintu itangazamakuru please, niba koko dukorera mu gihugu gifite umurongo, ibi nabyo bigomba guhinduka. Ntago dushobora gugurana ituze rya rubanda, cheap popularity. Please, ibi ngibi nta muntu njya gusaba kawunga muri sariwe. Kuntuka kwanyu ndakumenyereye, I don't care. Ariko iyo bigeze kuri mata zireba igihugu my friend, bamwe iki gihugu twakiguza amaraso, ntago ari ukuza umuntu akabyimba amatama agakora ibintu biri aho ngaho gusa. Please, niba bamwe muva ko muri ntakoreka, ariko ibi ngibi ni urugero rwiza rw'itangazamakuru ripfuye riri mu kutujyana ahantu habi. Aba baturage they are victim of we media personalities. Ndabikubwiza ukuri ndabisubiramo, ntago aba baturage bari kwikora ibyo bikoze kuriya mu gihe batategujwe, batasembuwe. Icya kabiri tugomba no kugira agaciro muri aba bafana benshi umupira w'amaguru, harimo abadufata nk'icyitegererezo kw'ibyo twavuze ari nk'ihame. Ni tuvuga n'ijambo rya Bibiliya. Ibyo dukora byose tugomba kubikora dufitanye ubushishozi, tuza abantu tubwira abo barimo. Haruvuga ati Kenisi yabivuze, Mutabaruka yabivuze. Ko uyu muntu n'ubundi ari butwibe ari ikisamba ari ibindi n'amazina tugenda. Hari abanyamakuru tugomba no guhinduka. Iyo utinyuka gufata umuntu ukamwita igisambo, ukanavuga ukuntu ikipe yakorewe akantu iri bwibwiri ukora biki, please, hari ibintu tugomba kureba. Wagera handi ku yindi yibwe ngo umupira wihutaga, wagera ku yandi atari ku yingi umupira ibyo bintu byo wihuta gute? Yes, byo kudatanga fairness. Erega ntago icyitegerezo cyo mu Rwanda hari amakipe abiri ayoboye nibyo, ariko siyo definition y'umupira w'amaguru. APR na Rayon Sport ni ikipe twese nta nuzubaha kurusha uko tuzubaha, kuko hari icyo zivuze muri business yacu y'umupira. Nta makipe ubona yuko afite aba fan base, afite imbaraga, yakabaye natanga icyitegererezo cy'umupira mwiza twifuza. Ariko aho bigeze abanyamakuru bose usanga barigize abafana. Ibyo ndi ikibazo. No kuvuga ngo ntago bishoboka, ibyo nta nubwo bidakunda. Fairness should be served to all. Ariko ingaruka nk'izi ngizi ngira ngo abantu barimo barabibona. Okay. Aho wavuze ku ruhande rw'abanyamakuru kuri reka mbanza mvuge message hano. Ngaruke mu kanya. Vuga message ugaruka unambwiye noneho muri Ferwafa. Byose ndabigarukaho. Please. Ntago erega reka nkubwire. Ntago abanyarwanda arabicara muri ya stade gusa. Abanyarwanda ni benshi. Nanakubwira n'abashuti banje benshi babariyo basobanutse. Biriya bintu byababaje bari no mu kubabazwa n'ibikorwa natwe nka media mon frère. Ukomeza ushomere n'abari mu gutukana, ariko abo ngabo na ibyo mukora urantuke zo zagenda utere n'umuntu ibuye bakujyane. Numvise harimo n'abatera ubwoba ngo bazashaka umusifuzi bamukubite, muzibeshye. Nyuma ya match bajya kwita umuntu ubwo bita binduka icyaha rero. Ahubwo se bitagiye ntariyaga muri match n'icyaha. Haburiya bari abantu bafite amabuye ko mashusho bagaragaza. Ibaze ku mashusho ari kwerekana ufite ibuye. Ariko hari ikibazo mfite. Niba koko inzego z'iperereza ndazemera, niba hari abantu barembye utugurupe twa WhatsApp ndakavuga ati baratwiba reka tujyana amabuye bakagaragara, kandi most likely harimo abantu ushobora kuba barahanye ayo makuru mbere. Cyanashoboka. Hari igihe mva nkubwire, hari ibyo mukina nabyo. Nari nkubwiye nti noneho umbwiye no muri Ferwafa tungaye igitoroshe. Icyo nakubwira cyo mbere na mbere, ntekereza yuko Ferwafa ubwayo it is a dead horse. Ubwo n'indogo bipfuye. N'indogo bipfuye. I'm sorry to say so. Niba hari ikintu
kifeirinze umupira totally completely ni Ferwafa nuko ntafite ubushobozi nakora impinduka ziri radical ku buryo nta n'uwakongera kubona ibingibi byose. Ibi byose ni consequence ipfuye yo kudakora ikintu ngo gihabwe umurongo. Fairness should be served from the regulator. Hari byinshi byakabaye byarakozwe. Ejo bundi nibwo habaye guhindura amategeko, buryo abantu batorwa, buryo ibintu bigenda n'ibindi byose bitandukanye. Ariko again ese buriya uretse gato wambajije uyu munsi wa none ntekereza yuko buri mu wese right honorable minister, ntekereza yuko polisi ya siporo mu Rwanda ntishoboka on ministerial level, kuko mukora polisi implementing izi polisi ni bande n'amafedera na associates izi federation. Ariko what is happening? Iyo ugiye kwitegereza what eske nibaza inyungu abantu babona mu gukora ibintu bipfuye zivaye. Reka nibaza ikibazo ariko mfashe nacyo kugisubiza. Ushobora kutagusubiza ko nawe ufite ubwenge. Nako ndakibaza tu kibazo ibintu bipfira kwa president wa Ferwafa cyangwa ni muri secretariat ya Ferwafa. Hari icyo nshaka kugira nkubwire. Ni mu bunyamabanga bukuru bwa Ferwafa cyane kwa president. Reka gusobanurire. Ifi ibori hereye mu mutwe. Sibyo? Niba umbwiye ngo federation secretariat centrale ya feirinze ngo ntubibare kuri president, ubwo president yabayoborwa na secretariat. Perezida ni uri mandate n'abanyamuryango. Secretariat ubwayo igomba kwexecta ibyemezo bya excom executive committee iyobowe ku ruhembe president na vice president be. Wambwira gute ngo urafeiringa hawe? None se ntago bishoboka. Abantu benshi batekereza ko ntago bishoboka, it can't even happen. Ko abantu batekereza ko umunyamabanga mukuru wa Ferwafa ari uyobora Ferwafa. Ubwo rero ndi president nakwegura niba umunyamabanga ari unyobora. Ni nko kuvuga ngo muri iki kiganiro cyangwa hano ngo ngabirana aranyoboye. Ntago ibyo byakunda. Ntago bishoboka. Reka tugomba kugira character mu buryo bwari bwo bwose. Nkunda kubwira abantu n'ubu umugabo uzaba umugabo abantu bose babimenye, ariko nushaka ntuzihishe mu bantu. Ntago ibyo bikunda. Ubwo si kibazo ntibipfira mu buryo bajyaho. Ibibazo byaba muri Ferwafa ntago byabazwa kamarade. Byose bigomba kubazwa mu Nyentwari. As a simple as nyine bwo ntibipfira mu buryo bajyaho. Bajyaho gute ko batorwa? Nasi n'abatorwa tubizi ko bazatorwa. Ntoya Munyentwari ni umukandida watanzwe na Police FC. Ariko ajya kujyana nawe kubwiye Munyentwari aje gutorwa. Nabikubwiye twatwica. Haryo bivanye. Byari muri rubanda mu muhanda hose hari utarubizi se. Na mbere yuko aza no muri Police FC, kuko no kuza muri Police byari inzira kugira ngo ajye hariya muri Ferwafa. Abantu bati dore uyu ni uje kuba president. Ubwo rero niba baragerageje ibyo byose ababishinzwe babireba n'abandi, ntekeza ko igihe kigeze kugira ngo football ibe football. Ariko with this kind of is behavior, by the way, reka nshimire Ministre Neri mu bintu agerageza gukora mu gihe gito amaze. Uyu mubyeyi yakwiriye credit. Yakoze iki? Hari byinshi sindi buvuge amagambo menshi. Kwakorera rubanda se wabivuze? Ushya biko biri kose nawe uri umunyamakuru kandi ukorera rubanda uzagenda ubisakinga. Ariko mu gihe gito amaze ushobora kubona tushe ye. Reka guhigima. Ferwafa ntabwo azayishobora. Erega Ferwafa ni bande ni twebwe. Mu gihe twebwe ntabwo azabashobora mu gihe twebwe mu bwacu dufite akaduruvayo. Ariko reka nkubaza, let these people govern themselves. Icya kabiri uburyo ibintu bibaho nubwo bikorwa. Ngiye by the way nkubwira ikintu kimwe, ngiye ndabikubwiza ukuri, urarakarare uwo bibaza bimubabaze. Ndakubwiza ukuri, ntakabaye nifuza kubona Ferwafa. Mperuka kubona Ferwafa, ngiye kuyikubwira, mperuka kuyibona iyobowe na retired Lieutenant General Siza Kayizari. Aho rwose ibindi byose sinshaka kumenya. Mperuka kubona Ferwafa iyoborwa na retired Lieutenant General Siza Kayizari. Mperuka kubona Ferwafa mu gihe gito iyobowe na retired Brigadier General Sekamana. Nje ibyo ndabivuze ku mukuri kw'Imana wallahi billahi. Mperuka kubona Ferwafa iyobowe nabo ba generali babiri. Ibindi byose ntumbaza. Sekamana yaramunaniye. Ntabwo yamunaniye, keep quiet mon frère. Sekamana yarananijwe.
nyine yaramunaniye yarananijwe nyine Please, iramunanira nyine. reka mbisubiremo uko biri kose ndabivuze uwo bibaba Sekamana niwe muntu nabonye utaragiraga santima z'ubugoryi zishingiye ku bintu biraho Sekamana hako se Ariko nawe ntabwo ari decisive. please ibyo uvuga bireke Sekamana was crippled yarananijwe iyo Sekamana abayoboye Ferwafa ntabwo twakaye tubona ibishwagara bagara zose tubona uyu munsi kuko yari an upright man. Urabyumva neza Sekamana wamukunda utamukunda wagombaga gukunda decision ze kuko zari non biased nta marangamutima yari arimo avuga ngo iyi ni Rayon Sport ngo iyi na APR all people were equal icyari imbere n'inyungu z'umupira period. Uwo bimubabaza ariko ndabikubwiza ukuri sinjya gusaba kwa Sekamana nta nubwo tuziranye ariko I can testify yuko Sekamana yari umuyobozi mwiza. He was the right solution ku bibazo tubona hano no munsi. None se uburyo yagiyemo simbizi but yarananijwe ku rwego bigeraho bigeze kandi nanone ibyo yakoraga byose byari muri decision nziza z'umupira. Reka nkwereka nemereye Sekamana tega amatwi Sekamana Jemba nahise nyatega gukanya namukundiye ikintu kimwe uribuka mu bihe bya covid shampiyona irangiye hari amakipe agomba kumanuka yego harimo Gicumbi na Hiruzi sibyo haje ikintu cyitwa umupira wacu ugiye gupfira wose wabaye politize ibintu byose nta na kimwe gikorwa mu nyungu tekinike cyangwa mu mategeko agenga iyo discipline byose bikorwa muri politics sibyo please tega amatwi Gicumbi za argument batariko murabibona Gicumbi nta karere kagiye kujya mu bwigunge ariko murumva n'ibindi nk'ibyo Sekamana ati itegeko rivuga iki ibindi na deuxième division abantu barayikina kandi abantu bakishima njyewe ibyo ndeba nta mategeko yanyu nta zindi kuko icyo gihe Gicumbi yashatse no kurobinga mu bundi buryo iciye mu nda y'isi Sekamana avuga ati highways kane kamwe niba amategeko ari uko ameze yubahirizwe Gicumbi yaramanutse irenganye ntago yarenganye niko byari bimeze yarenganye guteze niba shampiyona imaze gukinwa 70% ntiyagombaga guhagarara icya kabiri bayisanze aho yari iri gusa yararenganye hari wayishyize aho yari iri no ibyo ngibyo that is the matter of fact. Hanyuma rero tujye mu bindi ahantu nakubonye ko umupira wacu ngiye kuvuga ibintu biraza no kubababaza bamwe baze kubireba tuve mu magambo aho vugira ntidukeneye umuyobozi utafite santima ntabwo ushobora kugendera ku marangamutima ibi byose mubona hano nta marangamutima. None se noneho niba abantu bananizwa abayobozi ba Ferwafa ubwo ndavuga president na SG bakorera nde niba bashaka kunanizwa ubananiza namukubaje ntabwo wamubwiye bakorera nde bakorera aba president y'amakipe bakorera nde bakorera abanyamupira ni bande abanyamupira rero sasa ni bose tumenye ko umupira ufite ba nyirawo abandi batawuri umupira ni w'abanyarwanda bose bawukonsoma n'abawumva kuko ubu hari umuntu wicaye kuri radio uri mu kudukurikira kubera yumva ibintu by'umupira ashobora kubyumva nta intere ariko ashaka kumva uburyo byapfuye n'amatiko arimo. Rero reka mbabwire igihe kirageze very simple ndisabira ibintu bike cyane. By the way ngiye umutima wanjye umaze kugera ku rwego rumaze kuzinuka ibintu byitwa umupira ku rwego utarumva ndakubwiza ukuri mfite igitima kibyimbye gutya ndabura umuntu uzakubita agakwasi kigashwanyuka gusa ariko ibintu ndi mu kubona biteye isoni n'agahinda. It's not the thing twakabaye twifuza kubona iki gihugu kiri organized kuri uru rwego we can't be ntabwo twakabaye tubona ibyo tubona. Warugiye kuvuga uko ubibona njye uko mbibona ni kimwe dukeneye hygiene dukeneye isuku mu bintu byacu. Icya kabiri dukwiriye kwirinda amarangamutima muri ibi bintu sibyo twumve ko umupira wubakiye kuri fairness injustice kuri Rayon Sport it is the injustice the same injustice kuri Gasogi no ku Gicumbi n'izindi zose so we should serve the fairness muri byose. Icya kabiri igihe kirageze ngo dukorere ishafo abafashe umupira bugwate bakumva ko ari utuntu twabo babire kure ndakubwiza ukuri hari cyo aho bigeze hari ikintu nisabira abantu bamwe bavuge bati let's give a chance ubundi buryo bwo kuyobora umupira tubirebe turi niyo bitangariza irita erega bivuge mu mazina
wewe wabyumva gute muzehe uko mbyumva wowe nka Mutabaruka uko abyumva kuko bavuze ko umupira ari uwacu abanyarwanda n'uwawe n'uwanjye n'uwawe n'uriya twese nawe dukurikiye mbere y'uko iyi shampiyona irangira kwanza mbere y'uko indi mikino ikinwa yaba perezida wa Ferwafa yaba SG wa Ferwafa bakwiye kuvanwa bakajya inzibacyuho inzibacyuho noneho ikazategura imiyoborere y'umupira itarimo amanyanga ubu bakara bavuyeho batabona ubakuraho bakikuramo yes reka wenda ugiye gufata harimo akaryo ntukareba akaryo ikure mu bintu dore byakunaniye Mutabaruka ngewe imyumvire yanjye sinjya ngendera ku bintu bijyanye n'ibyo kurya n'ibindi oya akaryo rero ariko n'amafaranga babonamo ni menshi Please. bavemo bombi bavemo kamarade avemo ase ubundi ikibazo ni kamarade uko bireba ni kamarade na perezida wa Ferwafa bavemo uyu munsi bakwiye kuraba bavuyemo ibyo ni santima niba tugeze abantu batera imijugujugu bagatera intosho muri stade abateye intosho bamobirijwe na kamarade ariko bishobora kuba byarateye n'akajagari navuze yuko mbere na mbere akajagari kari mu itangazamakuru bwako no muri Ferwafa ariko sibyo nibi byose tubona dukwiriye gukora rishafu uzi ko akajagari gashobora kuba mu itangazamakuru katari muri Ferwafa biya ntibyaba biya ntabwo byaba katari muri Ferwafa akajagari kari muri Ferwafa niho hambere abayobozi bayo bakwiye kurara banavuyeho uyu munsi leo bakikuramo bavuga ati dore tubahaye ibyanyu hakajyaho inzibacyuho ntabwo habura abantu b'inyangamugayo bayobora uyu mupira kandi wagenda neza ngereka nkubwire kuki se ufite wavuze uti runaka ayoboye neza abantu ntibabizi se runaka ayoboye neza tukagira ikipe ikomeye y'igihugu runaka ayoboye neza tukagira ikipe y'igihugu ikomeye buriya hari ibintu burya kuyobora ntabwo bisaba nanone kuba umeze nka wooden box bateretse ahantu buriya ndakubwiza ukuri nuko abantu batajya baganira ngo babirebe buriya umugabo witwa Siza yari igitangaza niba ari uko yayoboraga ibintu akunda cyane yayoboraga ibyazi akunda no gukunda afite passion uyu munsi abenshi nta nubwo bakunda n'umupira by the way they don't like it abantu bamwihangana ntabwo umupira ntabwo bawukunda erega nawe kuyobora ari ukubeshya icya kabiri buriya rero hari abantu bashobora kuvuga ngo Sekamana ayoboye igihe gito ariko Sekamana yarantangaje by the way reka nisomere ibintu hari abanyamakuru bari bavuzeho Gasogi ngo yagurishe match kwa Muhazi ibyo byose ni ibibazo nakubwiye ko abantu bakomeje kubinyandikira hano nakubwiye ko ari umwanda reka nkubwire iyo ubona umunyamakuru yicara agafata ibyemezo ngo ndabizi ngo Gasogi yagurishije match it is not fair icya mbere ni ukwica integrity noneho Gasogi yakini gatsinda ngo nuko twakumiriye yakumiriye iki iryo kumira ni iri ikibabaje rero kambikubwira akwereka ko uyu mupira umaze kuba n'umwanda umwe mu batoza ba Muhazi anacyo kintu ngewe cyanteye n'agahinda ndanababara ukomoka ufite amamuko i Nyamirambo yagiye gukwirakwiza Nyamirambo bose nabi Nyamirambo uretse ibyo byo vuga ubwo wabyumvise umwe mu batoza ba Muhazi niba ari préparateur physique niba ari uw'abagaridiye ntumbaze niba ari n'ibindi bose bafite amamuko i Nyamirambo ibyo bakwije Nyamirambo ukuntu ikipe byarangiye abantu bakajya mu mikino y'amahirwe n'ibindi byose bamwe bakanantuka ngo nabahombeje hari unatumye ku betinga nahuye n'umwe mu banyamakuru yambwiye ibintu numva agahinda karanyishe narababaye na n'ubu ndakubwira umutima wanjye uracyava hari ibintu bimwe seriously we should bring sanity to this game ibyo bintu ukicara ugafata your precious time mu gitangazamakuru cyawe uganira ukuntu Gasogi yamaze kugurisha match yose yose iragurisha ibishyimbo no kubona bamwe mu batoza ba equipe seriously aho kwikonsantra ngo ikipe zitsinde match kine reka Gasogi yatsindwa yanatsinda yananganya bibaho harangiza ukaza kuvuga uti na za Barca ziratsindwa twarabikemuye mwabikemuranye nande se komana ibi bintu turimo ni bwoko ki niyo mpamvu uragomba impinduka zikaze kandi zisharira simbizi nawaambia roho yangu inavuja damu no gusuhuza umunyamakuru Taifa nabonye anyifuriza kuzatwara igikombe kandi ndidi umwaka utatuzakenera natazamo birantega ibiri hano ntago ari ukuvuga ngo ibyo tuvuga wenda hari uwo turi contre no ni ibitekerezo byacu nk'uko tubihabwa uburenganzira n'itegeko nta muntu twavuze ibye bwite ku giti cye turi kuvuga ibiduhuje twese ibiduhuje sibyo kuvuga impinduka nta kintu bitwaye
ni nk'uko wabangamira ituze rya rubanda abantu bakakuvuga. so sinzi uko biri bigenda ariko nabonye ejo basiketi numva mbona ukuntu ibintu biba biryoshye mbona Wabonye ibiki numva nta mvururu numva ariko harimo abakinnyi bakaze muri iyi bare. iranakomeye by the way nubwo amakipe arimo ari gukubitwa turashifura ugira ngo we ntakaze. iyi bare irakomeye wabonye bari abasore muri Afurika y'Epfo nohigimye abavuze gusekaza Angeli ndabona abantu benshi hero perezida rwose asamprusa buri muntu abivuga uko abyumva nta magambo menshi ndi buvange ndabona abashuti banjye benshi banyiyama iyo bari bukwiyama impaka bavuga bati kuki utavuze kuri make twakinye na Marine ntago nari impari yo mba narabyamaganye nabyo sibyo muri kamere yanjye undi yagira ati perezida ni perezida agomba kwirengera ibiri mu rwego ayobora. Iyi mace yakagombye kumwereka ibyo agomba guha umurongo, ariko se reka nkubaze nta perezida unanizwa agomba kuba umurongo atitaye ku bimuca intege. ngo iki reka nkubwire ikintu gikomeye muribuka ishyamba ryagiriwe Gasigwa Michel ari mu kuringaniza ibibazo byari muri arbitrage ibyabaye ntimwabibonye ntiyafashe umuntu wariye ruswa mu mikino ya skoki imikino isanzwe ni ya skoki cyangwa n'imirenge Kagame Cup icyabayeho ntibyabayeho kugenda bakamutemeraho itaka Gasigwa Michel bakamuca ahantu hose buri kimwe cyose niba mushaka abantu inyungu z'umuntu umwe ziba ari nke niba ushaka ibirambye shaka inyungu rusange ariko nushaka inyungu za Gasogi gusa ugashaka inyungu za Gorilla ugashaka za Rayon Sport gusa ugashaka za Peri gusa ndakurahiye you are doomed to fail. Niba dushaka ibirambye dushaka inyungu rusange buryo ushaka kwihuta agenda wenyine ariko ushaka kugera kure ajyana n'abandi kuko niba ushaka utunyungu twawe gusa uzakina wenyine se mu kibuga it can't. Ibyo ntabwo bishoboka ariko ntarirarenga ndatekereza yuko we should get back to our senses. Uyu munsi by the way hari match nabyo ntitubyirengagize ya AS Kigali United ababishobora muze murebe umupira yes ibyo nta kibazo turakangurira abantu tuba bakunzi b'umupira nidukunda umupira hari ibyo tuzirinda uri hari umufana wa Peri nkunda okay byitwa ko afana Peri ariko akunda umupira umugabo witwa John abantu bazamwitegereza ahita nyibutsanya kwigendera muzehe Muramira n'umuntu witwa Saido inshuti zanjye zakataraboneka zakadasohoka kwebwe umuntu nubwo yarapfuye ariko ntibyamvana ko yari inshuti yawe yaguma no kubaye kuko buri ahantu natinyiye muzehe Muramira inshuti ntipfa muzehe Muramira ahantu namutinyiye nta hantu yaje ku masambu ye za Gasogi hano yari afite ibikorwa akabona gitangiza ikipe ya Gasogi abana bakina umupira akabwira umuntu witwa Shukuru ndamwibuka Shukuru n'umwana wabaga Gasogi akamuha bare ebyiri ngo se kuzinzanira yaho niho utinyira uwo ni umupira buriya yahawe n'igihembo cyitwa Bonafide Football Supporter Bonafide yagihawe nanjye niba bikubabaje ujye kundi nyine ugomba kuvuga uwakimuhaye tukameza ngo umuntu yahawe igihembo ntutubwire uwakimuhaye narakimuhaye ni nkuko nabonye ibi bintu bya match ya Rayon Sport na Ntuza na Bugesera bamwe babipolitije what is the politics behind this this bashyema nibi ngo barimba ngo barabirambiye ngo ntiwumva areka bakabyara la ngibyo rero ngo akantu bategereje rwose ibyemezo aho bisohokera sinzi umenya abantu bari buruhuke cyangwa se ntibaruhuke